Kigali Play Stadium ariko murabizi ko ari sakire gose bayikaze cyo twiganira kuri shampiyona ejo ubuso APR sakira ya Sport ni umukino ukomeye cyane cyo kwatuganiraho ariko agatangaho abifuriza kwanda kugira ibihe byiza tumegiye cy'ubukonja mu mujyi yadukomereye cyane ariko agataho match ko kakayisira na police rwabuze gicyaga cyayi ubusakusa bira bintu bibase muzamaje gutedega jarago nawe araguye se araguye hafi gupfa muzamagwa gakabiragwa baramu umuhondo rero barajyangari gakabiragwa bakaza kavura bakagerageza akuyemo ikarita arayimuharurisa na bintu bya Brad gusa patience aravuga ati nakwiboneye ndayiguha byanze bikunze nyezamu w'ikipe ya AS Kigali muragenda gutamporiza ongera yibika nyuma yo gutsindwa 3 na Kiyovu banganyije na polisi yaba ari minota ryiza baba bikosoye AS Kigali n'ubundi bibona rimwe iraba riri yihagiye abarakara AS Kigali bihagazeho bya hatari mushaka gutakaza umwanya wose ejo karariko ndaba ndi kuri Stade Amahoro mberekana live ko ibintu bizabiri kugenda abakunzi APR abakunzi ba Rayon Sport mwese nimuzacikwe umunsi w'ejo 24 mu gihugu cya Maroc rero ntabwo bamfite bo gukira imbere y'abafana benshi bose uwitwa yamanye data live kuri Tuza TV muze ko tuganiriraho nyishatse kuza hano kuri channel ntoya ya Mugabo Sport kugira ngo nimbe mbaganirira abantu batazajya bagira ngo no kubitsimba kandi programme rukani kabisa katurebe no ngo mpira muremure cyane abasore ba police baratakiza mu Kigali ko yihagazeho cyane Kigali yanze kurekura abantu badukurikiye bumva police nganye nacyo byari twari ko yabibonye umwanya wo kugira ngo irindire izindi ese nane kubyumva shot APR itera 3 gentil bushari unze muri rya supermanager aho avugira APR ngo supermanager yihanukira arabanga ngo Rayon Sport atsinda APR ngo bitatu nane nyagasana ngo APR Kigali bari huta cyane abasore bitwa tujya bene data janvier la shakwa n'ababaye ariko akoze icyo bita obstruction umusore w'ikipe yitwa amwitamitse kabisa Jabele wamubonye Jabele akaba ari hano muri Jabos nimero 10 mugongo Barajya yamuzehe baruturumayo bimeze bite Alessandro tuyisenge ke tuguma Seravuye muri APR Sumari imbeho ndayikorana akazi hano harimo abakinnyi benshi bayivuyemo harimo muzungu ni kufra ikipe ya Police FC kufra munota nyuma Zidane yigireho na n'uruhara rwishi cyane rugaragaza uruhare yabigizemo Zidane kapiteni wa Police wajya afite imigabane muri ikipe ya Police amaze imyaka nawe agiye kwibara cy'udukoni uyu mugabo yitwa Zidane bana Police wagira ngo ahubwo afitemo umugabane kabisa ariko no mukinyi mwiza ako naye Kigali yayitinzemo shoti umunano ikipe ya Kigali bakuraho neza cyane Zidane naye Kigali yayitinzemo umwanya wa mbere urafatwa na nyira wa sana bushari gentil katureberera ikipe ya Police katurebe ntawe uvumira itararenga ni Police yagenda ifungura wakantu kandi hano azamura akaguru akaboko nako Jabera ati ndarega reka turebe ikipe ya Kigali ihagararaho neza cyane sore barawutera umupira muremure cyane kino ko bita umuntu hano aragandagara hano no kurengurwa n'ikipe ya AS Kigali Police nibyumva Police yagiye ko itakaza amanota nayo nibirangira gutya ikaba nayo itaye 4 birumvikana Rayon 4 na Korea 5 hanyuma ikipe yitwa APR nayo 4 match kabirangiye hano Police kiragatuda cyane yitwa nde wa musore yitwa wishimye ko nagite bani bati nyuma ya seri irakora kabisa ari gukizere avuga ati nari muri
ubusa ku busa match irakomeje iminota ni kwimigenda katurebe kipe ya polisi kino prenza cyane polisi kwande kirongozi kwande katurebe kino prenza cyane anelaija witwa Chieme umusore wa ninde wa Kigali kipe umusatsi